Muraho neza mbahaye ikaze. Tugiye kurebera hamwe ukuntu bakoresha Microsoft Excel. Aho bwashize twabonye uburyo bakoresha Microsoft Word, twarebye iby'ingenzi umuntu akwiriye kuba azi gukoresha muri Microsoft Word. Ubu ngubu tugiye kureba rero nanone iby'ingenzi umuntu akwiriye kuba azi byibuze gukoresha Microsoft Excel. Microsoft Excel ikoreshwa by'umwihariko iyo urimo urakora ibintu bijyanye n'imibare, ibintu bijyanye no gukarikira, gukusanya amakuru se n'ibindi bitandukanye ariko bikenera mathematical analysis cyangwa se gukoresha imibare cyane. Rero iyi porogaramu ni nziza cyane kandi irifashishwa bitewe n'uko igira uburyo bwiza bwo gupresenta amadata ikoresheje amataburo. Ibyo rero bikaba ari byiza cyane, kandi ikindi kintu igira ni uko igira uburyo bwo gupresenta nanone amadata ikoresheje icyo twakwita amagarafe, amachat n'ubundi buryo bwa graphical representation. Rero tudatinze reka twihute turebe ukuntu Microsoft Excel ikoreshwa. Nk'uko muri kubibona aha ndi kuri desktop yanjye, turafungura Microsoft Excel. Iyo uyifunguye bwa mbere ikintu gihita kiza ni ino taburo ariyo home tab. Ni ukuvuga ngo rero haba hariho ibintu bigiye bitandukanye. Muri kubona hariho new, aho ushobora gufungurira indi bita bookmark. Rero icyo bita bookmark cyangwa se workbook, icyo bita workbook hano ni file iba irimo amashit menshi. Hashobora kuba harimo sheet ibihumbi n'ibihumbi, hanyuma rero na sheet ubwayo ikaba ishobora kuba irimo data cyangwa se information runaka. Hano open naho ushobora kunyura ufungura andi dokima yawe na n'ubundi ya Excel ushobora kuba ufite ku bubiko cyangwa se kuri memoire yawe. Hano hari utu tuntu mubona ni udututorial cyangwa se videos, utuvideo n'utundi tudokima dutoya twigisha. Ugeze akufungura akakwereka uburyo ukora ibintu. Wenda reka mbahe urugero, mbere hano kawe kamutaho ugakanda kuri create. Nuvuga ngo tuba twarateguye na Microsoft Excel na Microsoft, noneho ikadushyiramo kugira ngo umuntu azajya twifashisha mu gihe hari ibintu bishyashya atazi. Wenda nuko turi mu Cyongereza ariko kuba cyumva murasanga ari ibintu byoroshye. Rero hano turakanda let's go kugira ngo dutangire. Murabona icya mbere hano ni uguteranya imibare, kurikiza amabwiriza batubwiye ngo dukande ku ibara ry'umuhondo dushyiramo ino formule. Wabikora n'ibihwanye sa, ugashyiraho bracket D4 D7, ukongera ugafunga bracket. Niyo mwabibonye ngikanda D4 yahise iselectinga aha hambere, shyizeho colonne ikora selection, nkanze D7 iraselectinga bwa nyuma. Noneho iyo urangije kwandika formule muri Excel yose ukanda enter, ugahita ubona igisubizo. Hari n'ubundi buryo bwihuta nk'ubwo batubwiye hano, aribwo gukanda alt na bihwanye. Dore ngibi ukirangiza kubikanda irahita ishyiramo samu byose birangize, tukande enter, igisubizo gihita kijyamo. Hariho n'ibindi byinshi rero mubona. Urabona hano ni muri add twari turi kureba, niyo guide ya mbere batanze, fill, split, transpose, sort, table, drop down n'izindi nyinshi. Ngira ngo hano twagarandishe mwagenda musibona, drop down, analyze, chart, pivot n'ibindi. Nababwira ngo muzafungure mugerageze kubinyuramo, hanyuma aho mwagira ikibazo rero tuzahure muri bwa buryo musanzwe muzi, ari muri comment cyangwa se muri group. Rero reka twongere twigarukire hahandi twari turi hano kuri home. Okay, tugiye gufungura rero dokima nshyashya irimo ubusa, dutangire kwiyandikiramo ibyo dushatse. Nk'uko muri kubibona, iyi uba wakwandikamo ibintu bisanzwe nk'uko no muri Word twabibonye. Aho itandukaniye na Word ni uko iba ifitemo tuno tuntu tw'uduseri cyangwa se amataburo. Niyo mubyibuka neza twabonye home tab, insert, draw, page layout, formula. Formula ntabwo yari irimo na data ntabwo yari irimo, review yari irimo, yo nayo yari ihari.
help hose muri window yose iba irimo. Wenda turebye nka muri view gatoya, turebye hano muri view urabona hano grid line twari twayibonye muri Microsoft Word yitwa rula. Uramutse ukoze uncheck y'aka box urabona ibintu bihita bivamo. Na n'ubundi Crusade ikomeza gufata size y'ukuntu agaseri kamwe kaba kangana ariko imirongo igahita ivamo. Urabona still wakwandika bikajyamo. Okay, ubwo rero no kuvuga ngo gusa kubera ko biba ari byiza nuko ushyiraho ino mirongo. Ikindi nababwira nuko ngo niyo ugiye guprintinga ino mirongo ntabwo iza. Iyo ushaka kugira ngo imirongo izemo ukora tab, ushyiramo akantu kari muri home kitwa iki borders ngize hano. Kugira ngo wenda mubone neza ukanze nka hano ugaselectinga kano gace ugakanda control print kugira ngo bakwereke ukuntu no printing biraba bisa. Hano bahise batubwira ngo we didn't find anything to print, nta kintu bari kubona twaba tugiye guprinting kuko document yacu iri empty. Ariko ubu hano twarangije guselectinga hageze gutya ngashyiramo all borders, noneho nkongera nga printinga. Urabona ko bahise haza iki, bahise haza tab. Nizera ko ako ngako mugasobanukiwe. Alright, reka noneho twikomereze, reka dusubire inyuma. Hanyuma rero ubu ngubu tugiye gushyiramo amadata muri ino tableau yacu tugiye kwifashisha twiga. Alright, aya ni amadata. Urabona aya ni amazina wenda y'abanyeshuri cyangwa se abantu bafite amatest bakoze bagakorera ku ijana. Ngiye guhita mbigisha ikintu cyihuse muze gukurikira. Hano hari icyitwa rand cyangwa se random. Random ni iki? Random ni function ikoreshwa muri Excel mu kugeneratinga imibare nyine mu buryo buri random. Random ni ukuvuga iki? Uburyo bwihutiyeho butagize formule iri bugenderaho. Okay, ikindi mugomba kuzirikana nuko muri Excel ikintu cyose cyitwa formule ugiye kwandika ucyandika utangije ikimenyetso cyabihwanye. Reka tubikore. Turandika bihwanye, twandike rand. Noneho ikindi nababwira nuko iyo ukirangiza kwandika formule haza drop down. Drop down ni kano kantu kaza gahita kamanuka kakwereka formula ziri hafi n'ijambo uba wanditse. Ngo niyo wanditse random amagambo yose atangizwa na random ahita aza. Okay, icyo tugiye gukoresha wenda twe kuri uyu mwanya tugiye gukoresha rand between. Noneho uyikandaho kabiri, warangiza kuyikandaho kabiri icyo ukora ni iki? N'ubundi bongera bagahita bashyiraho kano kantu nakwita quick guide tool ko guhita kakuyobora mu bintu urimo gukora. Kano karatubwira ngo numara gushyiraho bracket icya mbere urashyiraho bottom, ngo ngo umubare uri hasi, noneho top ushyireho umubare uri hejuru. Reka tubigerageze turebe. Tugiye kuvuga ngo wenda umubare wa mbere uri 35, hanyuma umubare uri hejuru tuwugire 100. Noneho ubu ni ukuvuga ngo dufunge bracket. Ubu ni ukuvuga ngo igiye kugeneratinga imibare iri hagati ya 35 n'ijana. Tugiye gukanda enter nkuko nababwiye, nyuma formule yose ukanda enter kugira ngo urebe ko byakunze ubone igisubizo cy'iyo formule. Alright, murabona ise itanga umubare uri random 63 kandi nibyo uri hagati ya 35 n'ijana. Tugiye gukora uburyo bwitwa autofill. Iyo nayo ni indi functionality mbigishije ntari buze gusubiramo. Autofill ni uburyo wuzuza formule ahantu. Hari uburyo rero autofill ndabigishamo utuntu tubiri. Hari ugufilinga ibintu byose ahantu, hari no gufilinga ahantu amaformule. Nuko ngo nk'ubu ngubu hano nushyiraho ino Crusade yawe igahinduka kano gatoya ugafilinga, uzaba uri gufilingaho amaformule. Noneho ni haba harimo ino Crusade isa n'umweru ari kinini ugafilingaho, ni nko ku duplicatinga uriya mubare. Reka tubikore turebe. Wenda tugize gutya, ubu iyi ni nidushyiraho kaka Crusade tukamanura gutya, turaba dufilinzeho imibare. Urabona ko ikomeje kuzana imibare kugeza hano, nta mubare usa n'undi kandi ni imibare iri hagati ya 35 kugeza ku 100. Noneho indi ndi kubabwira yo gufilinga umubare iri ku duplicatinga, no kuvuga ngo reka tuvuge nka 36.
uyu mubare niba nta formule ufite, ubundi dukora hano autofill, nidukora uyu mubare nidukora autofill gutya, mugiye kureba izahita yuzuzamo iki, ni 36 nta gihindutse. Okay, ntabwo tuwukeneye, reka tubisibe. Okay, tubisibe, ibi ntabwo tubikeneye. Reka twigarukire kuri ino mibare yacu. Ino mibare yacu reka mubwire ikindi kintu. Ubwashize twize ikintu cyitwa copy and paste. Tugiye guselectinga bino bintu, noneho ibi tubigire amanota y'aba banyeshuri. Turaza hano dukopiye. Noneho kubera ko ibi bintu bifite formule hano, ngiye kubigisha kandi kantu nako mutega amatwi. Ndimo gukoresha iminota mikeya ariko twiga ibintu byinshi. Rero muze gukurikira kugira ngo mutaza gucikwa. Nujya gukopiya hano, kubera ko ibi bintu bifite formule, nukopiya nabi uzawukopiye formule, ariko twe dushaka ino mibare gusa, ntabwo dushaka formule. Ubigenza gute rero? Ubwo ngiye kubereka indi function iba mu kintu cyitwa copy. Kanda hano copy, noneho ukaza, murabona muri paste harimo ibintu byinshi. Nukandi no paste gusa uzaba ushyizemo na za formule. Iyi yitwa value, ipastinga amavalere gusa, ntabwo ipastinga way back behind. Ikindi kintu kiri inyuma aricyo zira za function. None ushobora no kwikopira ama function gusa. Twewe rero hano icyo dushaka turakopiya value gusa. Alright. Aha, wenda murabona dukanze kuri no mubare, urabona no mubare uri plain, hano nta kintu kirimo. Nukanda kuri uyu mubare, no mubare uri plain, nta kintu kirimo. Ariko wenda uje nka hano, ko nukandaho urabona ko no mubare wabonetse wakoresheje no formule, nundi no mubare wabonetse ukoresheje iyo formule. Ariko aho murabona ko ni imibare irimo gusa, nta formule irimo. Kuko nabibabwiye formule iba defined n'ikimenyetso cyabihwanye. Alright, ntekereza ko ibi ngibi murangije kubyumva. Noneho reka turebe ikindi kintu twihuta, turi no kugana ku musozo. Ubwo ntabwo nshaka ko ino video iba ndende, nubwo twacitswe kuwa kane. Nibaza ko ino video irabafasha, tuzagenda tureba n'ibindi uko iminsi izagenda itambuka. Kuri Samu rero, Samu bwa mbere turangije kureba muri kaka video cyangwa se ako twita tutorial kagenda kigisha umuntu agenda asoma ashyira mu bikorwa, ko twabonye ko hari uburyo bwo gukora Samu. Ariko buriya buryo twabonye wenda bwihuse bwo gukanda Alt na equal sign, ubukoresha iyo ushaka igiteranyo ngo kize munsi y'imibare. Ni ukuvuga ngo nk'aha ngaha tuhashaka igiteranyo, twakanda Alt na equal, Alt equal, urabona ihise iselectinga, ninkanda enter, igiteranyo kino mibare yose ni kangahe? Ni 753. Ariko reka mbikore hano turebe. Nidukanda Alt na equal, iyo ni ukuvuga ngo ihita iteranya seri zose ziri imbere ya seri uburimo. Sinzi icyo kintu niba mucyumvishe. Ni ukuvuga ngo nimba narindi hano, irahita iteranya kuva kuri no seri kugarukiriza kuri seri ibanziriza iyo urimo, iyo urimo urapestingamo. Rero niyo mpamvu bivuze ko ninza n'aha ngaha, reka nongere mbibereke hano, ni demonstration muze kubireba neza. Reka uyu mubare mukuremo. Ninza hano muri ino seri, ngakanda Alt equal sign, nukuvuga ngo iraselectinga igeze hano. Reka mbibereke. Aha, reba. B2 ni uyu mubare uri hano. E2 ni hehe? Ni aha ngaha. Wenda ngira ngo nayikandaho. Hano muri Microsoft tugira agatebo kitwa iyi ni name box, nakatugaragariza izina rya seri turimo. Ninkanda hano, murabona hise hazamo E2. Ninkanda wenda hano, reta hazamo B13. Nukuvuga ngo rero nkuko mwari mwabibonye hano, reka nongere mbisibe bibereke. Nihangane na karere gato kari kavuyeho. Ninkanda Alt na equal sign, Alt equal sign,
iravuga ngo ni B2, ubwo B2 turahita tureba, ubundi ni colonne ugashyiraho umurongo, ni muri colonne ubwo ya B, noneho umurongo wa kabiri kugeza kuri E2. E2 ni colonne ya E, umurongo wa kabiri. Nuko nguko basoma amaseri. Ubwo tuje kuri seri y'aha ngaha, iyi ni T 1 2 3 T3, turebe nibyo biri hariya. Mwongere murebe muri table box ibyo birimo. Alright, nibyo ngibyo rero nashakaga kubereka. Ubundi buryo bwo gushaka sum aribwo ngiye kubereka, n'ubu ngo wandika sum. Noneho urabona hano ushyiraho number, tukaza ku mubare wa mbere, noneho ugakanda shift ugaselectinga kugeza aho ushaka, warangiza ugashyiraho bracket ugakanda enter. Murabona ko igiteranyo kiri aha ni bimwe. Kuri average nabwo birakomeza bikaba bimwe. Icyo urakora, urakanda ikimenyetso cya bihwanye, wandike average, ucyandika AV, birahita biza, uhitemo iyo ariyo cyangwa se ukomeze ubyandike ubirangize. Duhitemo umubare wa mbere, noneho dushyireho duselectinge dukanze ibuto rya shift, tugeze ku wa nyuma, dufunge bracket, then tubone igiteranyo. Kuri min nabwo niko bimeze. Min ni ukuvuga umubare mutoya muri iriya, turandika min, ikimenyetso cyo guteranya twandike min. Ngira ngo niyo muri kubibona hariho izindi function nyinshi tutari kureba ubu ngubu. Hari min a, min if, ibyo byose ni ibintu tuzagenda tureba. Uyu munsi turi kureba ibyibanze. Dore ukande hano, noneho hari ubundi buryo bukora kuri sum, average, min, max. Ubwo buryo ni ubuhe? Iyo udashaka guhita ukora selection, ugenda wandika kamwe kamwe, ariko ibyo bitwara umwanya. Reka wenda bibereke hano kuri min, ariko mubitekereze kubikora kuri average no kuri sum. Dushobora gukanda koma, tukajya ku wa kabiri, tugakanda kama, tugashyiraho wa gatatu, tugakanda kama, tugashyiraho uwa kane. Noneho ngiye kubabwira ikintu muze guhita mukizirikana, cyangwa ndaje nyibereke mu kanya. Reka tubanze dukomeze hano. Kama, uwa gatanu, kama, uwa gatandatu, kama, uwa karindwi, kama, ugakomeza. Ndazibereka zose. Noneho ugeze ku mubare wa nyuma, ufunga bracket yawe ugakanda enter. Igisubizo turakibonye. Ni ukuvuga ngo umubare mutoya muri iyi yose iri hano ni 36, kandi koko urebye nta mubare uri munsi y'uriya. Noneho ikintu ngiye kubereka, reka hano mbereke sum. Ngiye kubereka sum, ariko wenda tuvuge ngo ino sum yaha turakuramo umubare witwa 77. Iyi sum idafite umubare wa 77, sum idafite umubare wa 77, turamutse duselectinze byose yakomeza ikabiteranya byose. Ariko kugira ngo tuze gusimbuka uno mubare rero turabigenza gute? Niho turi buze kwandika cya kimenyetso cyo guteranya, tukandika, noneho tukaza tukavuga ngo sum, noneho tukajya ku mubare wa mbere, tukaza sum hano, umubare wa mbere ni 89. Nitegereze neza kaka. Noneho nukanda kama, umubare wa kabiri ubwo tugiye kwisimbukira tuze kuri kangahe? 88. Nitegereze neza. Ndetse tubishatse twahita duhera kuri uno mubare tugakomeza tugashyiraho umwe umwe, cyangwa se tugakanda shift tugahita dukora selection. Mwabibonye? Naka nakandi ga trick mu kabike. Noneho ugahita ukanda ufunga bracket. Sinzi icyo kintu niba mukibonye kandi mukizirikane. Noneho reka turebe igisubizo. Niba mubonye igisubizo neza, mufata uyu mubare ariyo sum y'ibi byose, nta mubare usigaye, ugakuramo uyu nguyu
igisubizo turabona kangahe? Turabona uyu 77. kugira ngo tubikore turebe 53 dukuyemo 676. Ubundi urabyandika gutyo ugahita ukanda igisubizo, kubera ko Microsoft Excel ukuntu ikozwe nka calculatrice, imibare yose washyiramo, formule yose washyiramo ugakanda itiguha igisubizo. Murabibona rero, fashe uyu mubare uri hano nkuramo uyu nguyu uri hano, tubona wa mubare twakuyemo. Mwibuke muri formule yacu dufite hano ihera kuri B2 igasimbuka iyi ariyo B3 igahita ikomereza hano hasi. Nibaza icyo ngicyo nacyo mucyumvishe. Reka twigire kuri max. Max rero ikimenyetso cyo guteranya dushyireho max. Okay, niturangiza tuze duselectinge nk'ibisanzwe, ngira ngo mwabibonye. Noneho dufunge bracket nk'ibisanzwe, dukande enter. Umubare munini urimo ni kangahe? Ni 89. Reka dutekereze ko bano ari abanyeshuri, noneho ushaka kureba ngo umunyeshuri wese urimo yabaye uwa kangahe ugereranije n'abasigaye. Bwa mbere turimo kubona Gadi afite 89, ariko ntitwamenya, tuvuge dufite nk'abanyeshuri 10,000, ntitwamenya ko mu banyeshuri 10,000 rero Gadi yaba ari we wa mbere cyangwa uwa nyuma. Ashobora kuba arimo ufite 90, ariko wenda kubera hari bake dushobora guhita twimagina ko ari uwa mbere. Ubikora gute rero? Ukoresha icyo bita ranking. Ranking niko kamaro kayo. Reka turebe uko nikora. Turandika ikimenyetso cya rank bihwanye, dushyireho rank. Iyi rank ubundi yakoraga muri verisiyo za 2007 gusubiza hasi, kandi wenda ngewe verisiyo ndi gukoresha Microsoft Excel ni verisiyo ya 2019. Rero ishobora kudakoramo neza, ariko irakora. Ikintu wenda itari buze gukora neza reka nacyo nkibabwire. Nko muri verisiyo za 2007 kugira ngo confirming icyo twita reference wakoreshaga shift F4. Mu maverisiyo akurikiyeho za 2013 na 2016 cyangwa se no ku yandi operating system haraho gukonfirma noneho reference ukoresha F4 gusa, ariko kuri ngi yanjye ndaza kubereka uburyo ukonfirma references ukoresha function cyangwa se fn na F4. Bivuze ngo uri gukoresha Mac byagusaba gukoresha command na F4. Reka turebe rero. Turaza hano kuri rank yacu, noneho rank tuyiselectinge muri ya quick tour guide. Noneho niturangiza, nk'uko nabibabwiye, ni hano hahita haza akantu ko kukuyobora karimo karavuga ngo wandika rank. Alright, noneho ugashyiraho number. Warangiza gushyiraho number rank. Okay, turakoresha urandika rank ugashyiraho number, no kuvuga ngo umubare wa mbere ushaka kugereranya n'iyindi. Reka tuvuge ko ari uyu nguyu. Then noneho ugashyiraho comma, ugashyiraho differences dushaka ni ino mibare yose. Kimwe nababwiraga, ikintu cya reference mu cyumve neza, kubera ko iyo ukibeshyeho ubona ibisubizo bidakwiriye. Nk'ubu ngubu reka tuvuge uramutse wibeshye ugahita ufunga bracket yawe hano ugakanda bihwanye, nibyo uyu muntu itweretse ko ari uwa mbere. Ariko wenda nujya gukora ya autofill nababwiye, reka tuyikore hanyuma murebe kugeza ku muntu wa 12. Itangiye kuzanamo abantu basa, kandi nk'uko twabibonye ano manota ntahahuriye, ubwo nta kuntu twabonamo hano 2 ngo naho tubonemo 2. Ikibazo ni ikihe rero? Kiri muri formule yacu. Mbibutsa ikindi kintu kuri machine cyitwa garbage in garbage out. Imashini ntabwo ishobora gukora ikosa, ahubwo iyo ihaye ibintu bipfuye igusubiza ibintu bipfuye. Nibyo tubonye aha ngaha. Reka mbereke ikosa twari twakoze.
hano twashyizemo formule neza ariko twibagiwe gukora references. Iriya ni selection gusa ntabwo ari references. Reka tubikosore. Nababwiye ngo ndimo kugerageza kwihuta nubwo nabwo ndi kugenda gake, ubwo rero muze gukurikira mwitonze, aho mubona mutari gusobanukirwa mwe mwasubira inyuma. Reka wenda mbitangire burundu. Urashyiramo ikimenyetso cyabihwanye, wandike rank, uze kuri rank, noneho ushyireho umubare wa mbere ushaka gukompara n'indi, ushyiraho akabago, noneho uselectinge imibare yawe. Mwitondera ahantu noneho buri nshuro, kugira ngo ino mibare uyigire references, ikizabikwerekana uko imbere ya seri yose wagize references hazaho ikimenyetso cya $sign, ikimenyetso cy'idolari. Ngiye kubikora. Urakanda FN na F4. Murabibona ku mibare yacu hano hahise haza S y'idolari, B, S2, SB, S13. Noneho ubu ngubu twafunga bracket tugakanda enter. Ku mubare wa mbere na n'ubundi nta cyahindutse. Reka dukore autofill turebe koko ko hari icyo bihindura. Koze autofill, noneho murabona ya mibare nkuko ari abantu 12 nta mubare wisubiyemo. Uyu ni uwa mbere, uyu ni uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ugakomeza. Ndagira ngo rero tube dusoreje ahangaha, tuzongera turebe n'ibindi, twakomeza kureba ibintu byinshi, ariko igihe cyatubana gitoya, kandi sinshaka ko ino video ibabera ndende. Murabona hari ibintu by'amamaps, pivot n'ibindi bigiye bitandukanye tuzareba. Ndabakunda, mugire ibihe byiza.